bakunzi ba Gasaro TV reka mbashimire cyane ndetse nanabasuhuza cyane. Navuga ngo aha turi rwose turi mu mihanda iva kuri gereza ya Mageragere aho umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco cyangwa se benshi tuzi nka Ndimbati atashye. Navuga ngo nibyishimo yaba ku ruhande rw'umuryango we, yaba ku ruhande rw'abafana ndetse yaba ku ruhande rw'abantu bakinanaga. Reka mbwira umugabo uri hano rwose yarayibereye. Urabona uyu munsi bimeze gute? Reba ino mihanda uko bimeze. Hano mu muhanda vumbi urabibona. Urubanza rwasomwa mu masaha ya 9:40. Abantu benshi bese berekeza hano Mageragere. Ngira ngo wiyumviye ibintu umucamanza yagiye ashingiraho kugira ngo afate uyu mwanzuro wo gutegeka ko Ndimbati yaterekwa. Wumvise ko muri dosiye ubushinjacyaha bwazanye bwakoze amakosa akomeye yo kuzana indangamuntu ebyiri ziriho amatariki umukobwa wavukiye watandukanye. Ngira ngo nimba wibuka neza yari iriho itariki ya mbere z'ukwa mbere muri 2002, hari n'iyari iriho itariki ngira ngo 7 z'ukwa kane cyangwa 8 z'ukwa karindwi. Ahubwo rero ayo ni amakosa akomeye ubushinjacyaha bwakoze bwo kuzana indangamuntu ebyiri mu rukiko kandi ziriho igihe umuntu yavukiye gitandukanye. Byahise bituma umucamanza yemeza ko itariki y'amavuko y'umukobwa ari iri ku ndangamuntu ya mbere kuko iyo ndangamuntu yatanzwe n'urwego rubifitiye ububasha. Hanyuma ikindi kintu umucamanza yavuze yashingiyeho kugira ngo arekure Ndimbati, mwumvise ko yavuze ati imyaka y'umukobwa. Ni ikintu umucamanza yamaze akanya kanini yigaho cyane kureba nimba uriya mukobwa koko yari umwana cyangwa yari umuntu cyane. Byashingiraga rero kureba igihe yaryamaniye na Ndimbati bagakuramo igihe yavukiye. Habayeho rero ihurizo rikomeye ku mucamanza ryo kwemeza itariki ya nyayo baryamaniyeho. Ndimbati yavugaga ko baryamanye ku itariki 25 z'ukwacu. Umukobwa we Firidausi yavuze ko baryamanye ku 25 z'ukwa 12 hanyuma Ndimbati akavuga ko baryamanye ku itariki 2 z'ukwa mbere mu 2020. Umucamanza rero yasesenguye amatariki yose ayoberwa uvugisha ukuri. Bisaba ko asaba ubushinjacyaha ibimenyetso bigaragaza igihe baryamaniye. Ibimenyetso birabura. Twibutse ko umucamanza yavuze ati ibimenyetso byashoboraga kuboneka igihe bashoboraga nko kujya kuri loji aho baraye bakabona ibitabo abantu biyanditsemo. Icyo gihe rero ntahari hahari hagaragara. Basanga rero itariki 25 Firidausi avuga baryamaniyeho nta kiyemeza. Bituma umucamanza yanzura ko Ndimbati yaryamanye n'umukobwa wujuje imyaka. Igihe baryamaniye ntikigaragara ko yari akiri umwana. Ibyo rero byose umucamanza yabishingiyeho bituma yemeza ko Ndimbati abaye umwere. Ikindi kintu Ndimbati yari kubaga abantu bari banagarutseho ko gishobora gutuma ibintu bikomera. Kunywesha umwana inzoga utaruzuza imyaka y'ubukure yayise amata. Umucamanza yagaragaje ko nta kimenyetso kigaragaza ko yayimwishe cyane ko batanapimye nk'uko yabavuze. Yimwisha nta wari uhari. Igihe yamariye kuyinywa nta wamupimye. Urumva umuntu atanze ikirego nyuma y'imyaka hafi 3 yaranyweye inzoga n'ibiri. So urumva n'umucamanza nta kintu ari gushingiraho yemeza ko umukobwa yamwisheje. Ibyo byose rero ubushinjacyaha bugombaga kuba bwabitangira ibimenyetso simusiga. Icyo gihe rero ibimenyetso bitabonetse uregwa abuhinduka umwere. Niko byagenze. Hanyuma uyu munsi navuga ngo ewana n'ibirori bidasanzwe Mageragere kabisa. Abantu bari bakubise buzuye byari bigoye cyane ndetse navuga yuko Ndimbati agisohoka ubonye ko noneho bibaye nk'ubukwe cyane ko ino mihanda ya Mageragere ubona ko mbese imodoka ni nyinshi cyane, abama moto ziruzuye, mbese navuga ko imihanda yuzuye. Nkawe wari wibereye Mageragere tubabere tubwire kiriya kintu wabonye hari iki? Ubona hari undi muntu bizashoboka ko nafungurwa azaba yishimiye nk'uko uyu munsi twabanye Ndimbati byari yishimiwe? Yego, ukuvuga ngo iyo uri umu public figure, uri umusitari, uri icyamamare, uba ufite abantu benshi bagukurikira. Hari abo ukina ubuzima bakabona niba uri gukina bakagukunda, hari abo ukina bakabona wahaye ibitekerezo cyangwa wahaye inama. So nanjye byantunguye ntabwo nari nzi ko Ndimbati ariko kuva no mu manza byagiye bigaragara. Ndimbati ni umuntu wari ukunzwe n'abantu benshi. Ahubwo igitangaje mu bagaragaye cyane abo bahuje umwuga wa sinema sinababonye cyane. Ariko barahari ba Madederi barahari
barahari kabisa babonye muri iriya filime bakinana ariko mu zindi filime babonye ngo wabonye ko rwose mu rubanza rw'uyu munsi navuga ngo abantu bakinana muri Papa Sava bari bitabiriye benshi kabisa bashoboka pe baje mu rubanza rwe wabonaga ko rwose bari bitabiriye bazi ko Ndimbati uyu munsi agomba kurara afunguye kabisa byagaragaraga no mbere y'uko urubanza rusomwa wabonaga na metere we twaganiriye by'umwihariko wabonaga ko afite confidence uburyo twateguye urubanza uburyo twazimije ibimenyetso by'abashinjacyaha izi moto zose ziri imbere zigiye kwa Ndimbati n'ubumenye hahiye kabisa hahiye reba amamodoka imihanda iruzuye kubera nahise n'abatizamba rero ngiye maze kunyura ku mihanda yatubita inkuru ziri kuvuga cyangwa se kuri ku bantu bakinana na Papa Sava Papa Sava n'abantu bakinana na Ndimbati filime zitandukanye twita Papa Sava ubwe bakinana no bahanganye muri filime bakinnye kuva na kera ya Papa Sava yavuze yuko ibiri imbere ari byo bikomeye kuruta ibyo avuyemo iryo jambo ricyo rwose bisobanuye nyine ko ubuzima ntiburangiye ko Ndimbati avuye muri gereza ntabwo agiye mu ijuru niba avuye muri gereza agarutse i Kigali ntabwo aje mu ijuru agomba gukomeza haso agomba gukomeza akatinga hari abandi bateri bavutse afunze hari abandi yari yaraciyeho bamuciyeho so niyo mpamvu ngira ngo Gratien ya Papa Sava yavuze ati ibyo ujemo nibyo bikomeye wowe komeza urebe imbere ati kandi tuzabikora ni nkaho ariko yavuze nashaka bisa hahiye uyu munsi kutambaza ikibazo cy'amatwi nari cyo kubaza Ndimbati agisohoka ni ukubaza yuko niba hari izindi script yaba yarandikiye muri gereza nk'umwanditsi w'amafilime wabonye ko yarasigaye akinira amafilime birumvikana yaranditse yabonye byinshi yaganiriye na benshi hariya ni ahantu haba inkuru nyinshi cyane z'ubuzima bw'abantu butangaje kandi bugoye uhura n'abantu bakoze ibyaha uhura n'abantu bafunzwe mu buryo runaka urumva byanze bikunze akuyemo n'isomo kandi buriya aka kanya abonye amaze muri gereza wabonye ko tugeze hejuru haba hita ngo ni kuri ahantu tugeze niho ubundi mbere yuko utekereza kwinjira mu muhanda ujya amageragere ahantu hano mbere hakwereka yuko ugiye kwinjira amageragere ariko mwumvisha n'akantu karenze ko Ndimbati yarafungiye muri Kigali kariya kantu karanarenza bamwe bafungiye ngo muri Nijari ni hehe muri juru ubundi hari abari bafungirwa abagore numvishije kabisa ngo Ndimbati yarakomeje afungirwa muri Kigali mu murugo neza cyane kabisa murabona ko imihanda y'amageragere n'ubundi turacyayirimo ariko mvuga ngo n'ubundi ni hari ahantu aba bantu bose iyi modoka rero navuga ko niyo modoka noneho saza Ndimbati arimo reba ibirori byabaye imihanda yuzuye biteye ubwoba ibintu byakaze ibintu birakabije murabibona rero ko ahantu hahiye kabisa ibirori ni danje ibintu biteye ubwoba murabona yuko hano hahiye abaturage bose murabibona ngira ngo rero murabona ko hano ibintu bimeze neza hahiye reka mbabwire ngo ni ibirori hano hose murabibona ko ari ibirori imihanda yuzuye ibintu ni hatari reka mbabwire ngo reka dukomeze n'ubundi tubane muri ibi birori ntimuze kurambirwa murabona ko rwose hahiye kabisa reka mvuge gutyo n'imihanda iruzuye kubera umugabo witwa Ndimbati ibintu kabisa aka gatangaza urakibonera n'agatangaza bihise bituma nanjye mfana cyane ibintu byarenze igipimo abamotari baruzuye bahita mu miduha hano bita mu miduha n'umuhanda uyobora dore ibirori Ndimbati ari bugere Nyamirambo cyangwa mu Biryogo cya Kigali ahubwo se ubu Ndimbati baratuma aryama nimba mu miduha nawe ntabwo bishaka mbega ibintu bibaye hano mu miduha mbere yuko ugera kure ubundi atangiye kwinjira mu atangiye gusuhuza abafana be Ndimbati agitaka bisa ntabwo byoroshye dusanze hano imodoka mu miduha navuga ngo zirahagaze zitegereje kwereka Ndimbati urukundo abantu bose urabona ko rwose banezerewe kuba uno munsi umugabo witwa Ndimbati aturutse Mageragere cyangwa se reka mvuge ngo ni Madrid ariko rero ni ibyishimo rwose murabona ko rero
ibintu ni byiza cyane, ibirori ni ibirori. Mwabonye imodoka Ndimbati arimo, mwabonye yuko ibintu byari bishimishije cyane. Reka mbabwire ngo turahababera, mukomeze mugume kuri Gasaro, mukomeza kudukurikira kuko iyi nkuru ya Ndimbati turayifite 5 kuri 5, turayibagezaho uko amasaha akomeza kugenda yicuma. Mukomeze tubane twese hamwe. Sandra aho tugeze, aha tugeze naho na handi hakomeje gushya, murabibona, hakomeje gushya. Ewana imihanda yuzuye, hakomeje gushya. Reka nsohoke nanjye mbafatire. Murabibona ko hakomeje gushya. Ngira ngo mukomeje